Mwese mugira amahoro y'Imana mudukurikiye kuri channel ya YouTube ibanga ryo kwemera. Hari abatari bake baba bihaye Imana, baba bari muri groupe vocationnelle, abasacerdoti, baba n'abandi bategura umuhamagaro wo kubaka urugo, gushinga urugo. Bakunze kutubaza kubijyanye n'umuhamagaro, ese ni gute umuntu yumva umuhamagaro we, ni gute umuntu yumva ijwi ry'Imana rimuhamagara, ese umuhamagaro ni iki? Tugiye kubinyuramo muri make. Ni inyigisho isaba igihe kinini ariko turagerageza kuvuga iby'ingenzi. Umuhamagaro mbere na mbere, twese nk'abantu duhuje umuhamagaro wo kubaho, kwitwa umuntu, kuremwa mu ishusho y'Imana. Nta numwe wihamagariye kubaho kuko atari kwiha kubaho atari yabaho. Kuba turiho twitwa abantu tubikesha Imana ni umuhamagaro. Iyo rero umuntu yitwa umuntu, agomba gutangira urugendo rwo kwitagatifuza. Niyo mpamvu tugiye kuvuga by'umwihariko ku muhamagaro wo kwiha Imana. Mu muhamagaro hari ibintu nka 5 ngenderwaho. Uhamagara ninde? Uhamagarwa ninde? Icyo uhamagara abwira uwahamagara ni igiki? Nakuvuga iyo ni ingingo ya 3. Hari uhamagara, hari uhamagarwa, hari icyo ahamagariwe, hari igisubizo gisabwa wa wundi uhamagawe. Iyo ni ingingo ya 4. Hakaba n'imbuto, n'imbuto byera. Ese bitanga iki? Ushobora kuvuga ngo yego, iyo wikirije yego bigenda gute? Iyo uvuze ngo oya ndanze bigenda gute? Icyo nicyo twita imbuto cyangwa se les effects z'umuhamagaro. Bavandimwe rero, muri kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga, umusacerdoti wa diocese ya Nyundo. Tugiye kuzirikana kuri izo ngingo z'ingenzi. Uhamagarira abantu kwiha Imana ni Nyagasani, ni Imana, kandi Nyagasani ariyizeye, arabyemerewe. Turabe kuko umuntu ashobora kuvuga ati ampamagara nkande, se nduwe? Turazi ko nk'umubibyi, umuhinzi afite umurima w'ibigori, yisanzura agaca icyo ashaka, akavuga ati ndahera kuri kiriya kindi nzakigira imbuto, kiriya nzagisharika. Mbese arisanzuye, arabyemerewe, ariyizeye. Umurima nuwe, imbuto nize, umusaruro nuwe. Natwe rero turi abanyagasani, ari wa muhamagaro shingiro nahereyeho, yuko twese turi ab'Imana, twaremwe mu ishusho ryayo. Uhamagara ni Nyagasani, ariyizeye, ntahubuka, ahamagara abe uko ashatse, igihe ashakiye, no mu buryo ashaka, kandi akabahamagarira aho ashaka. Gusa igitangaje ni uko abahamagara mu gihe ashaka n'uko ashatse, ntabwo abahamagarira inyungu ze, ntabwo byungukira Nyagasani, ahubwo ni twebwe bigarukira bikadukiza. Mbese ni ku bwacu, ni ku nyungu zacu kuba duhamagarwa. Kandi uhamagara ntahubuka, arabyitondera. Ni ukuvuga afite umushinga, afite umugambi. Niyo dusomye Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 guhera ku murongo wa 12, kumva uburyo Yezu Kristo ngo yagiye ku musozi gusenga. Ijoro ryose arikesha asenga, ijoro ryose. N'ubu afite umugambi, ntahubuka, yabipanze, yabiteguye, niko yabigennye. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo ba 12, abita intumwa. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 12 ikomeza itubwira amazina y'izo ntumwa. Bavandimwe, Nyagasani atora bifite umugambi, ntago atora akinisha umuntu, kandi iyo atoye ntago atoragura. Gutoragura ikintu, niba utoraguye amafaranga, ntiwari wayateguye, ntiwari wayapangiye, ntiwari ubizi, ntiwabitekerezaga, mbese uyaguyeho. Nyagasani ntago atora abiguyeho, ahubwo aba yabipanze, yabiteguye, byose biri mu mugambi we wo kudukiza. Ingingo ya 2, uhamagarwa ni umuntu nyine uri mu buzima busanzwe. Ntago aba ari umuntu wipfumbase uri hariya avuga ati nge ndigunze ntegereje ko Imana izampamagarira kwiha Imana. Oya, ari mu buzima busanzwe,
tuzi nka Yeremiya uburyo yabaga ari mu ngoro, na Izayi. Tuzi nka Amosi wabaga arimo gukonorera ibiti, ubundi ari inyuma y'amatungo, aragiye ari umushumba, mbese ari mu kazi ka buri munsi. Yewe tuzi n'umubyeyi Bikira Mariya wari mu buzima busanzwe, yarasabwe, umukobwa w'isugi wari utegereje gushaka, wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi, mbese ari mu buzima busanzwe, afite projet. Ntabwo Imana ihamagara babandi avuga ngo ubwo wicaye, ubwo ntacyo wakoraga, ubwo wandagaye, noneho oya da. Ubu ufite imishinga, uri mu buzima bwa buri munsi, ukora, witagatifuza, wuzuzanya n'abandi, Imana ikaguhamagara, ikagutora, ukumva ijwi ryayo rikorera mu bushake bwawe, mu buryo umutimanama wawe ukora. Nguko uko na ba Samweli bagiye bahamagarwa aryamye aruhutse, kandi agakenera gusobanuza. Rero uhamagarwa kugira ngo amenye ko ari Imana imuhamagara, akenera umujyanama wa roho umufasha mu bya roho. Uwo ashobora kuba umubyeyi, ashobora kuba wihaye Imana, ashobora kuba umusaseredoti, ashobora kuba undi muntu usobanukiwe n'umuhamagaro muri kiliziya, nk'uko Heli wa muhereza bitambo yafashije Samweli. Nguwo uhamagarwa. Niyo mpamvu uhamagarwa hari n'icyo nakwita ibyambarwa. Nk'uko umuntu aba ari mu buzima bwa buri munsi, yari mu murima, yari mu matungo, yari mu ngoro, nk'uko n'ubu ngubu uhamagarwa. Hari uwo bakenera bati nibura ufite diplome y'amashuri yisumbuye, ufite se kaminuza, ufite se imyaka n'iyi, uba uri mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo uba uri inerte ngo uryamye aho gusa ntacyo uri cyo urategereje, oya. Komeza ubuzima bwawe bwa buri munsi, witagatifuza, witeza imbere, Nyagasani azakugenera umuhamagaro kandi ugusangaho. Ingingo ya gatatu ni icyahamagarirwa. Cyo ntitugitindaho kuko uhamagara ariyizeye, ni Nyagasani, ntabwo aguhamagarira ubusa. Twabanye ko atora, ko adatoragura. Niyo mpamvu yaguhamagaye, icyo aguhamagaye kiba gifite agaciro gakomeye, gasumbye agaciro ka bya bindi wari urimo. Niba Mose yari inyuma y'amatungo akonora n'ibiti, Nyagasani akamuhamagara kugira ngo ajye kubohora umuryango w'Imana wari ushikamiwe n'uburetwa, hari injustice sociale. Murumva ko yari yibereyeho yikiza ubwe ari mu matungo, ariko none ahamagariwe ikintu kigari kizagirira benshi akamaro, kubohora umuryango w'Imana no kuwuburira, kubashishikariza kwisubiraho no kugarukira Imana. Bikira Mariya yari afite uwo muhamagaro yarasabwe, ariko Imana imuhamagarira umuhamagaro wisumbuyeho kugira ngo abyare umwana w'Imana uzakiza isi yose. Urumva ko umuhamagara hawe urisumbuye mu kugirira akamaro abenshi kuruta uwo yari afite yarasabwe. Mbese Imana iguhamagarira ikintu gifatika kandi kigamije ikuzo ryayo n'umukiro w'abantu. Ingingo ya gatatu, igisubizo. Ese uhamagawe, uhamagara ni Nyagasani, uhamagarwa ni umuntu. Icyahamagariwe twakibonye, igisubizo. Umuntu ashobora kuvuga ati oya, ndanze, nka Farawo uhamagariwe kubohora umuryango w'Imana, kureka ngo ugiye guhimbaza Uhoraho. Farawo ati ndabyanze, nukomeza unkorere, sinshaka ko mbura amaboko, ngo amaboko nyahaye Imana. Aba bantu ni abacakara banjye, Imana niyirwarize. Yaravuze ati woye, yikururira ibyago, yikururira amakuba, yibuza umunezero. Hari n'abasubiza yego, ariko akavuga ati Nyagasani nsobanurira, biragenda bite ko bindenze. Ibi ni byo kenshi na kenshi twese bitubaho. Nka Izayi yari mu ngoro, aravuga ati senge ku munwa wanjye rwose wandavuye, ko ndi umunyabyaha. Biragenda bite kuko Nyagasani wowe ukenera abanyabyaha urabatuma ngo bakumarire iki? Nyagasani ati ndagukoze ikara ku munwa ngo usukure, ndagupirifiya, ndagusukura, kandi uzagende uhirike ikibi, wimike icyiza, umvugire. Nka Yeremiya nawe yaravuze ati yego, ariko se ko nkiri muto, ko ntazi kuvuga, ko ntashoboye. Yewe na Mose twagiye tugarukaho, yaravuze ati dore nge niberaga inyuma y'amatungo, ntabwo rwose nshoboye
kujya imbere y'abo bategetsi ngo ndababwira nkande ko ntize ko ntasobanutse. Nyagasani ati biragenda gutya, humura, njyewe uguhamagaye ndakwizeye kandi ndatora sintoragura, narabipanze, nzaguha imbaraga. Niyo mpamvu igisubizo dutanga atari igisubizo cyacu nk'abantu gusa, ahubwo icyo gisubizo kiba giturutse no ku mbaraga, ku ngabire z'Imana iyo tuzakiye. Na Bikira Mariya yewe yaragize gutya arasobanuza, ntiyashidikanyije, ahubwo yaravuze ati njye ndi umuja wa Nyagasani, niko se bizagenda bite ko nta mugabo nigeze? Marayika aramusobanurira. Bikira Mariya ati njyewe byose birandenze, siko byose nabyumva, iby'Imana yagennye byose biyimbeho nk'uko ubivuze. Bivuze ngo umuhamagaro ntago byose ubyumva, byose siko bisobanukirwa, ariko uravuga uti kuva ndi mu bumwe na Kiliziya nonze ubumwe nayo, kuva kandi ndi mu murongo w'ivanjiri, mu rumuri rw'ivanjiri, nubwo byose ntabisobanukiwe, nubwo ntazi ko ayo masezerano nzayageraho, nubwo ntazi ko icyo cyiciro ntangiye nzakirangiza, nubwo ntazi ko umuhamagaro nzawugeraho, ariko untora aranzi, ntagapfa gutoragura. Iyaba gusa nagendaga mwumvira kuri buri gatambwe, mwumvira akazangeza hashatse. Ngo iki gisubizo cya Bikira Mariya byose bimbeho nk'uko ubivuze. Imbuto rero, iyo ni ingingo yindi ya kane. Imbuto cyangwa se efe ni uko uguhamagaye akagira icyo akubwira ukemera, byera imbuto nyinshi zigirira abandi akamaro. Nguko uko uzumva nk'abihaye Imana bita ku mfubyi, abita ku bakene, abita ku gushengerera ku buryo buhoraho, ababaho basabira isi, basabira rose ni purgatori, yo ugasanga hariho umubikira turabizi ntibashaka, ariko ugasanga arakunda abana batoya, arakunda izo mfubyi, izo mpinja, abo batereranywe, abo babuze kivugira kirengera, akabakunda kandi akabitaho nk'aho ari abana be yabyaye. Ugasanga rwose ari mu mwanya we, abifitemo umuhamagaro. Izo ni imbuto. Umuhamagaro ugirira akamaro Kiliziya, ukagirira akamaro umuryango w'Imana. Ntabwo umuntu ahamagarwa kugira ngo yigirire akamaro, yifurahishe, yibesheho, yikungahaze, ahubwo byose bigamije ikuzo ry'abandi. Tugiye ku ngingo ya nyuma, ni igiki rero gikuza umuhamagaro? Bimwe mu bikuza umuhamagaro ni ibi bikurikira. Kugira ngo umuntu akure mu muhamagaro, ni uko agomba guhora aha raporo ihoraho wa wundi umuhamagara kandi akamutuma. Iryo ni isengesho. Yewe n'intumwa zavuga mu butumwa zikaza zigatekerereza Yezu ibyo zakoze byose, zikanishimira uburyo na roho mbi zamenenganaga, ariko Yezu akavuga ati nimuze ahantu hadatuwe, venez à l'écart, nimuze ahantu hadatuwe, nimuze hariya ku ruhande, mwiherere, tuganire, twinjire mu bumwe bukomeye. Cyo ni ikintu gikomeye bavandimwe mudukurikiye, guhora uha raporo, kandi koko kwiha kujya gutumikira uwo mudahirukana, ugeraho ukamuvangira, ukamubeshyera, ugahimbahimba, ukavuga ibyawe. Niyo mpamvu uwahamagawe, uhamagarwa, yewe n'umuhamagaro w'ubukristo, ni ngombwa guhora dusenga, duha raporo wa wundi udutora kandi akadutuma. Ikintu gituma umuhamagaro ukura ni ukutigera ucibwa intege na rimwe n'abaguca intege nyamara bataraguhamagaye. Ukavuga uti abase ko atari bo bampamagaye, ndacika intege kubera iki? Uwampamagaye ntashobora kuntenguha, ntashobora kumwaza, ntashobora kuntamaza, reka nkomeze inzira. Icya gatatu gituma umuntu akura mu muhamagaro ni kuryoherwa, kugira ibyishimo, kabone n'ubwo haba hari bamwe wasanze mu muhamagaro cyangwa bagusanze mu muhamagaro baguca intege. Ibyo ntibikubuze ibyishimo, kavuga uti kanaka yanca intege, kanaka yampa urugero rubi, kanaka mbereye gutya, ariko Nyagasani niwe nakurikiye. Ntabwo nakurikiye nyirakanaka cyangwa se kanaka, nakurikiye Nyagasani. Yego ngize amahirwe uriya yambera urugero, nanjye namubera urugero, ariko igihe ntengushye cyangwa igihe mutengushye, nzi ko Nyagasani badashobora kuntenguha, kuko niwe umpamagara, niwe untora, niwe untuma. Ikindi, kudacogora
mu guharanira ubutagatifu, kabone n'ubwo haba hari abannyega uwo muhamagaro. Icyo ni ikintu gikomeye, kudacogora mu guharanira ubutagatifu. Ikindi gituma umuntu akura mu muhamagaro ni guhora uhangayikishijwe n'umukiro w'abandi, compassion, ariko ijyana no gusenga, atari ukubabarira mu mutima gusa, ahubwo hakaba gusenga no kwitanga kugira ngo umukiro wa Nyagasani usakare hirya no hino. Icyanyuma mu kuzirikana, umuntu yazirikana byinshi. Icyanyuma gituma umuntu akura mu muhamagaro nuko kugira iseta, icyo dukunze kwita kugira iseta. Ntabwo umuntu yahobera byose, iby'Imana ni bigari, ni byinshi, n'ubukungu bukomeye, ariko uwihaye Imana agomba kugira iseta. Nk'uko utwara ikinyabiziga gikorera amafaranga, itagisi, moto, igare, agira aho linya akoreraho, akagira aho aparika, nubwo hose yavuga ati hano ndahatwarira, hano nshobora kuhageza umugenzi, ariko agira aho abarizwa ahitwa iseta ye. Niyo mpamvu wihaye Imana agomba kuvuga ati mu murongo wa congregation ndimo, mu murongo w'umuryango nihayemo Imana, ni igiki koko nshinzemo imizi, ku buryo n'igihe haza ububihirwe, n'igihe haza ikibazo, aho ntashobora kuhabura. Nihe mfite rendezvous na Nyagasani. Haravuga ati ngewe mu gushengerera, mbuze gushengerera ngo urwupfu rwanjye biba bindanyiranye. Hari uwavuga ati ngewe ishapure nyibuzeho kandi yanjye ku giti cyanjye nzirikana biba byandanyiranye. Hari uwavuga ati gusoma ijambo ry'Imana rya buri munsi. Hari uwavuga ati kwita ku bakecuru, ku basaza, ku barwayi, ku batagira kirengera. Ni ingero ni nyinshi. Hari uwavuga ati inzira y'umusaraba, kuyizirikanaho biranzahura. Buri wese agomba kugira iseta ye. Umuntu ashobora kugira amaseta 2-3 bitewe n'ibimufasha n'ibimuzahura, ariko igikuru nuko biba bihuye n'umurongo ngenderwaho wa muryango wihayemo Imana. Nayo umuntu areremba muri byose, hose ndagerageza, ku mugani wa yamvugo jopeseye, ariko se ni hehe ufite inkingi shingiro, ku buryo kw'izo nkingi shingiro, izo nkingi shingiro zigenda zizamura n'ahandi wagira icyuho. Izo nkingi shingiro wubakiyeho nizo zikugoboka igihe haje imihengeri y'ubuzima, cyangwa haje imihengeri mu muhamagaro n'ibindi bica intege muntu. Bavandimwe rero nicyo twavuga muri make ku muhamagaro. Nyagasani aratora ntatoragura. Twishimire ko agenda atora abatari bake muri kiliziya kugira ngo bamubere abahamya kandi babe abagabuzi b'amabanga y'Imana mu bavandimwe babo. Nyagasani Yezu asingizwe. Harakabaho umuhamagaro muri kiliziya. Iyi nyigisho yafasha abari muri groupe vocationnelle, yafasha n'abandi bose bari mu buzima bwo kwihimana, yewe yafasha n'ababyeyi, ingo zishaka kurera neza abana babo kugira ngo bakure mu muhamagaro. Iyi nyigisho ni ya bose. Nibigushimishije, nibigufashije, nibikunyuze, isangiza abandi, kandi twaye tuyikoresha no mu myiherero mu kuzirikana. Kandi ukore like, ukore subscribe, no kuvuga wiyaboneshe kuri iyi chaîne, kuko ni ya kiliziya igamije ijambo ry'Imana no gutagatifuza abantu, bitume ingoma y'Imana yogera hose.